mu kiganiro umugore wa Vitali yarayakoze uwitwa Plaisir niwe waruri director w'ikiganiro niwe waruri inyuma ya kamera niwe wamudirectingaga kira kiganiro cyari kigiye gutambuka kuri zaburi nshya ariko inshuti za Plaisir ziramubwira ngo iki kiganiro n'ugitambutsa kuri zaburi nshya urabukonfirmye koko nawe ari umugore wawe bahita babihindura uramujama w'amavuta nundi barasengana bose muri ADPR hano hepfo bahita babigoronzora bahita babizana kuri cano y'uramujama witwa amavuta ariko Plaisir yarahicaye amasafuriya yagarutseho rero ari amasafuriya yagarutse uko yategewe imodoka ariko ari amasafuriya ntabwo yaguriwe i Kigali amasafuriya yaguriwe i Muhanga aza ategewe imodoka yambuka Nyabarongo bitewe nuko nta bishyingiranwa nari naranze kuvuga icyo bapfuye none cyanyuma cyatumye ava mu rugo ariko ubu ngubu mbonye nta mpamvu yatuma mbihisha ko n'ubundi umugore nabonye ari bimwe yatangiye kuvuga dore ngibi Josh dore ngibi cyo bapfuye tugiye kugarukaho noneho dore ahanditse nguki ahanditse Sambo bapfuye Sambo nayirimo ati byagenze gute rero Vitali yigurira Sambo nyuma yo kubana n'umugore amubwira atari ko mfite Sambo umugore mama we amusaba yuko bagomba kwitabaza niba rugufata irembo rero guca mu irembo byihuse cyane Vitali abwira umugore ngo nta mafaranga mfite yuko twahita tubikora kano kanya babe baretse mbanza nisuganye tuzabikora umugore yaramusabye ngo iriya Sambo katuyigurishe reka nzamukare n'ibindi byose byavuzwe n'ibitavuzwe kuri kucyo bapfuye kugurisha isambu uje yewe nguhaye n'ikaze nizere ko meze neza cyane ukurikiye JB Rwanda mu bice byose bigiye bitandukanye by'igihugu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'ingero nizere ko umeze neza cyane nge nitwa Big Man kuri kamera hariho Joshua nambaye ishati y'umukara naje kwisanga ariyo ndi bwambare ariko nicujije pe mw'abantu mwe mutuye i Kigali no mu Rwanda ariko nande hose ari izuba umwenda w'umukara ukurura ikintu cyitwa ubushyuhe byatari ibintu bimbayeho rwose ntago nzongera kuyambara vuba cyane pe kuko Kigali harashyushye cyane gusa kiri kuntungura ninjoro hari kuhara ubukonje sibyo nijoro ntago wenda kireka niba inzu yanjye idakonje cyane nk'izabandi inakidashyuha cyane nk'izabandi ariko numvishe nge muri no minsi ntago hari gushyuha cyane ariko Kigali nyine ku manywa harashyushye cyane reka ndebe haryo tufite degrees Celsius zingahera kandebe izo turiho kano kanya degrees Celsius turebe neza ubundi tuvuge ngo harashyushye bingana gute kano kanya sibyo katurebe ejo bundi 27 dufite 27 urumva ntago hashyushye cyane nta nubwo hakonje cyane ariko ndabona ntago hashyushye cyane urebye ntago hashyushye kuko kuva saa 8:27 saa 10:20 biragera kuri 28 gutyo saa 1 z'ijoro 24 urumva ko ntago hashyushye cyane i Kigali hameze neza so ndagarutse muri ikitwa operation nimero 3 simeze neza nabwo ndijo nababwiye ko ndwaye nungu nta mbaraga mfite mwihangane nta swaga rwose ari uburyo meze ariko ntago nabura gukora dore ngiyi nayiteguye operation ya mbere ihereye hano ngiyi mwayibonye iya kabiri dore ngiyi nayo nkahita nambuka hano ubwo mu kanya gato tugiye gutangira icyo wamenya cyo nuko
confirm nimugoroba rumama Joshua wampamagaye wo muri Norvège arampamagara arambwira ngo none se serious ibyo uri kuvuga nibyo Vitali yatandukanye n'umugore umumama namubwiye ngo sinakina mu bintu by'imiryango kandi koko niko nteye no kuri kw'Imana ntago naza gukina mu bintu bya family brother ari no byatwakina byinshi ariko Josh ibintu by'umuryango man aya ntituzapfurwa ngo urwo kuza gukina mu miryango y'abandi ngo tuvuge ibintu bitari byo oya nibyo na nyuma yaho cano yitwa Amavuta mwagiye mu kanayireba Amavuta TV mwagiye mukayireba isisora ikigano n'umugore abyivuge no ahera hasi avuga n'ibindi byose ngewe ku ruhande rwanjye nagaye umugore kuko burya wareka aba YouTubers bakabivuga wareka social media zose zikakugarukaho zikavuga ububi bwawe niyo bwo zabo zikubeshyera akiyo bagushutse ngo nawe uze wiregura arigiye wiregura ugasanga hagiye gutera ikindi kuko n'ubundi mukanya hari tazi ndi party ndakeka Vitali no agomba kwiregura ariko amakuru mfite nuko Vitali yavuze ati ngiye ntago nakora ikiganiro mbivugaho niyo wazane cyangwa inshuti za Vitali zo ziri kugenda zitanga naza makuru hari n'ama voice note y'ibyo avuganye n'uriya mugore we byagiye hanze mu kanya gato muraza kubyumva kuko Vitali nawe agomba kwiregura hari aho yamwambitse na bwiturubwa nawe araza gukiriyaringa izina rye avuga ati ngewe umugore wanjye aha yavuze ibi ngibi ntago ari byo murabyumva byose adamasi ngiyi singa agenda yanjye nayizanye dore ngiyi agenda yanjye nayizanye nimugira ikibazo rwose murabyumva kandi biraba ari ibintu bizima bifatika agenda nayizanye so twagiye ikiganiro gitangira umugore yibutsa ko bamaranye amezi 6 koko bakahita batandukana nibyo kuko right now amaze amezi 3-4 batabana kandi bari bamaze amezi 10 babana sibyo nyine byinshi muri wa mugore byagiye avuga ni ukuri gusa ngiye ikintu namunengeyeho gitoya Joshua Biju ibyamuvuzweho nibikeya hari cece cya Biju ntago ari buza kuza guterana amagambo n'abanyamakuru 40 bose bo kuri YouTube ngiye kugaruka kuri kiriya kiganiro byo mumenye ibyacyo kiriya kiganiro cyakorewe hehe ninde wari director wa kiriya kiganiro kamera bashutingishije ikiganiro ni kamera yande kuko nimugoroba nabimenye ikiganiro kiri gukorwa ejo cyakozwe kare mo kare nabimenye kuko nubundi ahantu ntuye naho batuye ntago ari kure ndavuga itsoke ubwo ukuri kundi kugiye kujya hanze Imana ishimwe namenye ikiganiro cyari kiri reka tunakinjiremo ni ikiganiro cyatambutse kuri channel yitwa Amavuta TV munagiho munakirebe muvandimwe yitwa nde Janvier yambwiye ko yitwa ndura mujama namwibagiwe ikiganiro kirekire isaha n'iminota 46 gutyo sibyo isaha n'iminota 46 ari gusobanura byinshi cyane umugore yavuga iby'amarido avuga iby'amasafuriya menya yavuze n'ibyo mu buri nagezeho ndananirwa ndabireka ikiganiro Joshua cyateguye gute kiriya kiganiro cyari gutambuka kuri za buri nshya bantu bagira inama Plaisir baramubwira ngo iki kiganiro nigitambuka kuri za buri nshya byaravuzwe yuko we n'ura mukobwa mufitanye umubano urumva ko uri bubukoze ikintu cyitwa scandale none uri tutuma abantu biturika abantu bose bavuga ati koko umukobwa abanyamakuru bavuze yuko n'ubundi mu mujya mubikurikirana none niwe umukoresha ikiganiro bwa mbere bazahita bavuga ngo create to the people mufitanye isano nyine mufitanye hano muhurira nibwo yahise yigira inama Joshua yo kuvuga ngo ikiganiro reka gitambuka kuri channel yitwa Amavuta n'ubundi n'umushuti uramuji
nyiri amavuta TV namwe bagiwe izina rye Romeo yaririmbye ariko nabyibagiwe. Nyiri ya cano ni inshuti ya Vitali akaba inshuti ya Plaisir ndetse n'abagore babo bose kuko basengera no mu rusengero rumwe muri ADPR ya hehe yo mu Gatenga. Ikiganiro cyashutinzwe director wacyo yarinde yari Plaisir. Niwe wari uri inyuma uri gutelekitinga. Urebye ibyo umukobwa yagarutseho ari gukiriyaringa izina rye nanabikunze nageze aho nyine ndabikunda bagukiriyaringa izina rye ariko umugore n'umugabo hari ibintu bidakwiriye kujya mu itangazamakuru Josh hari ibintu bidakwiriye kujya mu itangazamakuru none se ubu ngubu Platini ntago ari inshuti y'abanyamakuru benshi ze wigeze ubona mu itangazamakuru Biju yigeze ubona mu itangazamakuru Agafaranga wigeze ejo bundi yarashimbogo nayo nibagiwe yarashimbogo shadosho ngabasatsi bagira ngo ngabazungu ko bagira abasatsi ngabagira abasatsi ngo ari inyuma oya mumbabariye imbogo y'Agafaranga rwose Imana imbabareye nyibone sinzi ahantu nayibonye ngabazungu bagira amasatsi ari inyuma narasetse uko umuntu wese uri kumvisha cyo kintu ahita aseka imizungu rw'inyuma kabasatsi bagira imizungu rw'inyuma kabasatsi bagira imizungu rw'inyuma ningo yaragiye kuvuga uko abazungu bagira imisatsi rw'inyuma Agafaranga yaransekije so njyewe namunenze ku ruhande rwanjye ndavuga ntago kino kiganiro cyari gikwiriye kuko ikiganiro uje gufata hari abantu benshi bari bazi ko ari ibihuha bino bintu turi kuvuga hari abantu benshi bari bazi ko ari ibihuha abantu benshi bari bazi ko turi kubabeshya hari benshi bari bazi yuko big man wahiye noneho ubonye icyo uvuga noneho ntawe ugukira none umugore yahise akiriyaringa ko ibintu ari byo ni ikiganiro cyakozwe nimugoroba gikorwa kugica kuri channel yitwa amavuta mujye mu kirebe umugore wa Vitara ashyira hanze ukundi kuri kutavuzwe ariko icyo kiganiro cyo nakubwiye director wacyo yari Plaisir nyiri zaburishya yarari inyuma kuri kamera nkuko nabikubwiye ikiganiro cyari cyapropojwe ko kiri butambuke kuri zaburishya babwira Plaisir ati ibyo bintu ugiye gukora none ugiye kwiteza abantu bari kukuvuga ko uramugore uramukobwa musanzwe mubikurikirana none ikiganiro cye muragikoranye ati aho ngaho uraba ukoze ikosa mu byo umukobwa yavuze Joshua hari byindi yibagiwemo reka mpere ku byo yavuze none agenda yanjye nayicuritse nahabonye yahakanye avuga ko ibyavuzwe cyane akenshi bagarukaga ku kiganiro nakoze avuga ko atari byo byatumye nyuma yo guhakana ngiye gushyira hanze ibindi nari nanze kuvuga munyihanganire hari ikisambu nari nanze kuvuga iki kisambu nacyo ngiye kukivuga yabihakanye ibyinshi navuze yabihakanye yagarutse ku cyo kudatoroka urugo mukobwa wanjye watorotse urugo Joshua yatorotse urugo iyo adatoroka urugo yari kugenda Vitali ahari ibyo yavuze ko yagiye Vitali ahari none se urumva ataratorotse urugo gutoroka urugo se ni iki ni kwa kundi umukozi umusiga mu rugo zikari busigara ateka yoza abana wataho ugasanga umukozi Joshua yagiye nta kintu yakwibye itsoke ntaribi ariko yagiye aba yatorotse nkuko nabivuze yagiye ngo saa 10 z'umugoroba ntago ari saa 10 z'umugoroba yagiye bwije mu masaa 12 hafi saa moya kuko yagiye Vitali ari mu mujyi yagiye kumuzindurira iPhone ngamuzana iPhone 12 nibwo umukobwa yagiye gutoroka iki ngiki rwose cyo gutoroka wararutorotse pe icyo ngicyo ni clear to the people kuko kudatoroka urugo yari kubwira Vitali ati ngenda abona kubana nawe binaniye ariko yagiye Vitali yagiye mu mujyi kumuzanira iPhone kangahe 12 kugenda ngo saa 12 saa 10 z'umugoroba ntago ariyo masaha yagenda yagiye butangiye kwira ngo igikapu cya Made in Rwanda yajyanyemo imyenda
niba yarajyanye imyenda gusa ikirego kiri ku kagari kimurega kuba yarajyanye ibintu byose byo mu nzu kirimo kumurega se kimumara hege kuko narabibabwiye Vitara gitaha agasanga umugore we yagiye yageze mu rugo bwishemo gatoya nka 2:00 yahise ahamagara mama w'umukobwa Joshua yanze kumufata kuri telefone amaze kwanga kumufata kuri telefone ahamagara papa w'umukobwa umukobwa papa aramubwira ngo ndaryamye bwije ndananiwe ibyo ushaka kumbwira uzabimbwire ejo ahita ajya ku mudugudu kujya ahita ahamagara pare ahita abwira pare ngize akabazo mvuye mu mujyi nsanze umugore yagiye hari n'ibintu bimwe na bimwe yatwaye byo mu nzu pare w'umunyabwenge aramubwira ngo icyaba cyiza hita ujya kurega no genda ubimenyeshe umudugudu utuyemo ko usanze umugore yagiye kuko ngo agiye se akagira ikibazo utabimenyesheje umudugudu ntibyakugiraho ingaruka kandi nawe urabyumva ko ari official Joshua byamugiraho ingaruka umuryango bagwaye umukobwa bamaze kuguha umukobwa noneho aragiye uratuje urumva ko byaba ikibazo yaragiye abibwira ku mudugudu mu gitondo ajya ku kagari ndumva ari ku kagari agezeyo ahurira nayo nabo mu muryango ura mukobwa nabo baje kumurega ibyaha nababwiye ngo kumukubita kutamuvuza kumwaka ibyangombwa no kumutoteza nuko bimeze so none kigiye navuga ko iyi case igiye guturika iyi case igiye guturika cyane kuko igiye guturika cyane ndabibabwiye case iraturika brother case iraturika kandi nyuma yo guturika ngewe cyaba cyiza hari na comment nabonye nakunze harimo umugabo umwe wanditse comment abwira umukobwa ngo wa mukobwa we ibi kino kiganiro uri gukora nago cyari ngombwa ahubwo uri gushaka uburyo wicara ukiyunga naki n'umugabo wawe mugasubirana icyo nabonye cyo kuvuga ngo yaraza abantu bake bo muri famiye y'umuhungu nase yarazi ngo nk'abantu 4 cyangwa 5 nge ndumva ku ruhande rwanjye bahagije kandi n'ubundi ugiye kubana nawe mwana ntago ugiye kubana na famiye mwabibonye ibyo nakubabwiye n'ukuri guko hakowe miliyoni 1 ejo hari abantu n'umunyamakuru abimubajije nabi ntago navuze ko Vitara yakuye miliyoni 3 navuze ko witwa Plaisir yakuye miliyoni 3 Vitara kwa 1M muri uko guko 1M niho havuye ikibazo cyo mu rusengero gutangira kubahanganisha Vitara aravuze ngo ndashaka umugore usa nka Plaisir umukobwa baradetinganye bamaranye n'igihe gitoya Vitara ndanakurenga nawe hari ahantu wahise wirukanka cyane umukobwa muraturanye yego undi nawe arashyugura undi washyuguraga ushyugura mu biki umukobwa yaramubwiraga ati ibintu wabigendesheje gake ahubwo menya Vitari atarafite ikitwa confidence yo kumva yuko azamutindana yego urabizi Joshua bigiye bibaho ugakundana n'umukobwa abantu bagakundana ariko ukajya kubona umwe ukabona umwe nta confidence afite abafite ipfunwe uzikiritera ari yapfunwe nuko ababona areba akavuga ngo big man se ubu turakwiranyera sinamuhenze na yampamagara big mabite sinisa uri hende mu nagiye wenda mu gitaramo ngo hita utaha byihutirwa sinkwizeye icyo ngicyo navuga ko ari cyo Vitari yahuye nacyo ari byo navuze byo kwisimbukuruza niba umukobwa ubwe twese turabiza abanyarwanda mu Rwanda muri no minsi umukobwa kenshi si abahungu se abakora uko benshi ntago usanga ari abakobwa bababwiye ngo dukora ubukwera undi umukobwa usanga ari uvuga sheri nese ubundi tuzabirangiza ryari ibi bintu bimaze igihe niba umukobwa aribwiraga Vitara ati waretse ibintu by'ubukwe undi nawe arashyugura waretse iby'ubukwe arashya waretse iby'ubukwe arashya
ingaruka ngiyo rero mu kubana mu rugo ntago wabanye mu mahoro nawe urabyumva. Ntegereje version ya Plaisir yaba ari nziza cyane kuko nyuma yuko nawe umugore wamutaye ndumva afite ibintu byinshi byo kuza kubwira abanyarwanda nkuko yarahari uriya mugore wa Vitara ari kuvuga ndekeka na Plaisir ni utahiwe brother ni utahiwe aze avuga ati ngiye barambeshyira umugore wanjye ngiye turi kumwe sinigeze muca inyuma kandi n'umugore wa Vitara ntago wenda twigeze tunamenyana ntago twakundanye nta nubwo twanaryamanye byaba ari byiza cyane twihuta ko dufite ibindi bintu tugiye gukora. Ngiye kuri operation yitwa Isambu. Isambu ni ngiye narababaye cyane ibi bintu by'isambu ngiye byambabajemo ukuntu gatoya. Isambu iri mu bintu byateje akavuyo cyane. Ati byagenze gute? Dore iyo operation y'Isambu ni nyirangiza Joshua turahita dusoza ikitwa ops. Vitali yaguze Isambu ni nabyiza ni n'umusore ufite icyerekezo yuguze Isambu ubuteganyiriza abana bawe ufite gahunda yo kuvuga ngo ejo bundi nanjye nzubaka cyangwa se nyiguze miliyoni ushobora kuzayigurisha miliyoni enye cyangwa 5 sibyo. Urumva ko ubu ufite igikorwa. Abahungu benshi b'i Kigali bafite Isambu nanjye ndagafite ka metero 3 kuri 3 gatoya cyane umuntu atanagicaramo ngakwirwemo ariko ndayifite. Umuvandimwe yaguze Isambu nyuma yo kubana n'umugore arabimubwira aramubwira sheri wanjye rero mu bintu nsanganye harimo Isambu mfite. Mugore muri kwa kutumvikana ageze mu rugo umugore akigera mu rugo Joshua yise avuga ngo uko bigenda kose babyita nguki babyita guca mu irembo cyangwa babyita gufata irembo. Iyo ubukwe bumaze kuba sinibuka ibintu sinzi umuntu wabaje bazo uwo muntu aho ngaho bazo uwo muntu iyo umukwe bumaze kuba babyita gufata irembo cyangwa babyita sinzibuka neza kunyura mu irembo ngira ngo ndumva ari kunyura mu irembo. Gufata irembo menye ugiye gutereta ngira ngo ni nko kuvuga ngo nta mugore ndamubukinze no wanjye nibyo bita gufata irembo. Menyera kunyura mu irembo biba nyuma y'ubukwe nuko nyuramo. Joshua birangiye umugore nyuma bageze mu rugo umugore abwira Vitali ngo uko byagenda kose sheri turasubira mu rugo tuyo kora ibirori byo kunyura mu irembo. Vitali abwira umugore ati se sheri wanjye ko nta mafaranga turabona wabaye uretse tukaba twisuganya kuzi ko nta bishingiranwa wazanye yavuze ngo yazanye ibishingiranwa nta bishingiranwa yazanye no kuri kw'Imana. Ndaza no kugoroka operation ku amasafuriya ahantu yaturutse unyibutse simbyibagiwe amasafuriya ari amasafuriya yambutse Nyabarongo kugira ngo agere mu rugo na amasafuriya yategeye imodoka brother. So umukobwa baravuze ndashaka yuko tujya kunyura mu irembo. Sinibuka uburyo babyita abantu mudukurikiranye muze kumfasha. Iyo ubukwe burangiye umugeni n'umuhungu basubirayo bagiye gukora iki? Niba ari ukunyura mu irembo nuguca mu irembo ni ibintu biri aho ngaho. Niba atari gufatira irembo bibakare niba atari guca mu irembo no gutanga irembo ngira ngo ntago mbyibuka neza. Birangije umugore Vitali amaze kumuhakanira amubwira ngo no ntago tuzajyayo vuba ntago mu mufuka ameze neza. Ariko ibyo bimubwiye bitewe n'uburyo batari kumvikana. Amaze kubona ama message menshi ya Plaisir n'amafaranga Plaisir amwoherereza. Amaze kubona ama message y'aba ex be bose bamwandikira mu dutima. Amaze kumufatana n'umwe mu bayobozi ba korali yo mu Gatenga. Urumva nawe biragoye ko umugore ibintu byose yakubwira apfa kubyumva. Birangiye umugore yaricaye yibuka yuko umugabo we yamubwiye ngo afite iki afite Isambu. Umugore yabwiye Vitali ati Vita none se ya Sambu waretse tukayigurisha tukabona amafaranga yo kujya guca mu irembo niba guca mu irembo niba gutanga irembo gutyo. Vitali aravuga ati ariko uri muzima ufite ikihe kibazo?
no mu bintu byatumye none umugore ahaguruka agasubirayo atavuze harimo yuko batasuye mu rugo niba rugufata irembo munyibutse neza sinzi uburyo babyita biri mu byabaye kuba Vitara ataremeye kugurisha isambu ngo basubireyo bajye mu rugo bakora ikintu cy'ikirori. Vitara yaramuhakaniye amubwira ko iyo sambu bazayi ari ejo hazaza habo kubyara igihe cyose ari gusamira yari kubyara nkeka ko operasiyo yari izanye uriya mugore mu rugo rwa Vitara yari irangiye kuko uriya mugore nta ndahavanye kandi amakuru ari hano hanze avuga yuko yaje yaragiye kwifungisha imyaka 2 bantu mwatinye kubivuga ariko njye ntago ndi bubice ku ruhande yifungisha imyaka 2 yose brother 2 so nibwo yamuhakaniye amubwira ko isambu atayigurisha ambwira ati ntayo nagurisha niyo wazana iki sinagurisha isambu ngo tujye muki tujye gufata irembo ago mbyibuka neza niba rugutanga irembo ubwo aho ngo ninjye mvuga gutyo mujye mumenya ibyo ari byo. Umugore amubwira ati nanjye rero ntago nakemera kubaho tutagiye mu rugo ngo tujye gukora ibyo bintu nabyibagiye rero gutanga irembo. Umugore we nkuko na Vitara yakoperaga ibyo Plaisir yakoze n'undi umugore we yaravugaga none se ko Plaisir yabikoze twebwe waretse tukajya kubikora. Urumva ngo harimo imibare ya mbere niguriye agasambu ubutaka bw'i Kigali burahenze mw'abantu umwe murabuzi maze kugura agasambu umugore arambwiye ngo tugigurishe tuyikoresha ibirori. Urumva ko ngo nta mibare yabirimo ibyo birori sinzi ibyo ari byo ni nka babantu bafata credit bakajya gukora ubukwe tekereza nawe ufashe credit ya miliyoni 2 ariko ngo ugiye gukora ubukwe cyangwa 5 cyangwa 6 no namakosa nawe nuko byagenze. Mu cyavanye umugore we yibagiye kuvuga nuko yahatiye Plaisir Vitara kugurisha isambu. Vitara amubwira tuzabaze aka gasambu karamenze umwana w'Irusizi agurisha isambu niyo wazana iki. Urabizi ko akunda amafaranga ku ngo nibyo no amafaranga ngo n'inyama nibivugwa mwese murabizi iyo umuntu wese nasa ariko ibyo abashibo turabizi wanga abashingo nabashi bakunda inyama amafaranga aho usanga kuvuga ngo gura muntu sha ngoro umushigo ntayo yaguha so isambu biri mu byo bapfa ariko yanze kuvuga ni mugoroba. Reka dusoreze ku masafuriya rero. Joshua ayo masafuriya yavuga ngo yazanye ibisafuriya binini bingana ngo nk'umusozi ku buryo ushyira kuri gaze ntishyushye isafuriya itekeze isafuriya buri kibingana. Iyo safuriya Vitara yayiguze yayaguriye i Muhanga yagiyeyo. Impamvu yayaguze rero nuko mu rugo nta masafuriya yari aharahagije. Yaravuze ngo yagiye kuba nangara yamuzanira nimugoroba siko yavuze ngo yagiye kuba nangara yazanye ayo masafuriya rero mukobwa wanjye niba utarunabizi umugabo wawe yayaguze i Muhanga yagiyeyo mu kazi nibwo yabonye amasafuriya ahendutse bamubwiye amafaranga yumva ayo mafaranga ayo masafuriya ya sporta ahita yagura ayavana i Muhanga tiri paka hehe inaha. Impamvu yayaguze ntago ari uko mu rugo hari amasafuriya 40 ahubwo nta masafuriya yari ahagije ahari. Nabibonye arimo no kuvuga kubica amazi ngo yazanye ibisafuriya binini cyane yarabiguze kandi umugabo niyo yazana binini burya ntari bimwana wanjye ibisafuriya ari n'abataba yafite. So navuga ko ibyinshi nabonye ari amarido hano bitakwiriye nyine ngo yarambujije ngo amarido sinzayazane ngagize iki ntago mbizi birabyo n'iby'urugo bwite harimo ibindi byabyo ahubwo ntegereje ikitwa feedback ya Plaisir niba wareba kino kiganiro ngiye nagusaba ikintu kimwe brother ntago turahura rwose nta nubwo tunahuye mu nzira nagucaho
ndagufata neza mu mutwe ku buryo nakumenya ariko ugira version yawe utanga man kuko abantu bose barimo gutungurwa umukozi w'Imana nkawe ntiyeka muri gospel ufite channel iri hejuru ngo wigeze gutukaho rugagi ngo sinzi ibintu watutse kuri rugagi ngo wamuvuze nayo nebonye muri comment nta nibyo narinzi bagarutse ku bintu byinshi na Eliane arya yitwa Revela Evangeliste niba Evangeliste Eliane nawe je yaranyandikiye ambaza niba ari byo mubwira ukuri kwanjye mfite arambwira ngo ukuri kwawe ndakumvisha bibaye byiza rero waza nawe ukadusukura mu murujijo kuko ibyo twabwiwe ushobora kuba narumvisha uruhande rumwe ariko nawe ufite uruhande rwawe kandi rwakuvana mu menyo ya rubamba cyangwa rwakuvana kuba wabaye trend cyane hano muri social media zo mu Rwanda so nuko bimeze ibindi danze kwirirwa byinshiramo ngo iki wabo ntago bose nari imbazi haga ibyo ngibyo nakirirwa mbinshiramo kuko ni ibyanya ariko nagira ngo njye kuri ibintu bibiri yatinye kuvuga cyane cyane isambu niyo yabateranyije kugira ngo uve mu rugo amakuru mfite ndi gukurura nuko musabye akagurisha isambu kugira ngo mujye guca mu irembo niba ari gutanga irembo niba ari gufata irembo arakobwera tuzabaza uzaperereza isambu yanjye umwana wa Rusizi ngiye ngurisha isambu yanjye ntago byakunda umwana w'umushi arakubwira ntago bikunda yanarakaye yaramukatera mbwa uzabaze niboneye ubutaka Kigali sinzasubira kurya isambasa z'Irusizi munyemfata ubutaka bwanjye mbugurisha ngo tujye guca mu irembo tuzabaze ahita navuga tuzanagende babarira ariko nanjye ntayo nagurisha nawe udukurikiranye wagurisha isambu ngo ujye gufata irembo niba uri gutanga irembo niba uri kugira iki muraza kumbwira so reka mbashimire cyane mbibutsa ko turi abantu banyu nimwe dukorera kureba ikiganiro ukakirangiza ndabashimira ko mubikora nagare ibintu nkibasaba murakireba kandi ndabikunda cyane iyo nkoze ikiganiro kikarebwa n'ibihumbi 60 40 30 10 20 umuntu wo kwamamaza nkeka no aba yabibonye Josh umuntu wo kwamamaza aba yabibonye tugane tugufashe mwana twakoranye n'abenshi ari nabo tugikorana naye waza ukiyongeramo kandi nkwibutsa ko dutunganya amafoto meza y'ubukwe bwawe tugatunganya amavideo y'ubukwe bwawe bajya bavuga ngo nta foto nta cyabaye tugane tugufashe bigende neza cyane so Josh reka dusoreza hano ikiganiro cyacu nakagaruka no mu kanya gato ndagaruka kuko hari ubwino none ntegereje kuri telefone mu kanya wanyumvaga ndi kuvugana n'umuntu Josh burabwino ubwo nimba ubona nzakora ikiganiro mite njyatanganyika kuruhuka mbararika ejo nzakora operation Lionel Sentore ibyo ejo nzavuga kuri Lionel bizabatungura mwese nzashyira hanze amafoto noneho hari clear to the people sha babagabo ngo bariyongereye basiga bajya gukoresha DNA harya bariyongereye kubera ikintu cyo kuri kikaragara kabisa Josh ejo muzumirwa ejo operation mfite so reka twigendere ubwo Lionel nawe ejo ubwo gahunda mbararitse ni ya Lionel ejo nzagaruka kubye mu Bubiligi ngaruke kuri pare wamubereye pare ni ibintu bimeze nkaho bikomeye cyane so brother reka twigendere mwakoze cyane kurikirana icyo kiganiro nakagaruka ndabakunda cyane Joshua wakoze cyane